Ndabashuje mbahaye ikaze kuri Wapati TV, wa muhungu wanyu Andy Macupa. Ngarutse rero mbahaye ikaze kuri Wapati TV, nanababwira gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuzajye dusangira inkuru nshyashya zigishyushye mu matwi y'abantu ziri kuvugwa. Ngira ngo rero murabyibuka bakurikiranye inkuru. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru n'ibintu bisanzwe biba ariko abantu benshi bataramenya, nta nubwo uyu tugiye kuvuga umukozi w'Imana rwose ari we byabayeho gusa, ahubwo ni ibintu bikunze kuba ku bantu bashaka gutagetinga kenshi abanyamahanga, bashaka kubatagetingaho kuba babanyuraho, mbese abanyamahanga bakababera ikiraro cyo kugera mu bihugu byo hanze. Ngira ngo rero niba mubyibuka, hari inkuru yo mu Bishop, ariko binavuga ko atari Bishop ahubwo ari byo yise Bishop Gafaranga, yigeze kugwa mu matwi y'abantu cyane, ivuga ko yaragiye gukora ubukwe n'umuhanzikazi w'indirimbo za gospel witwa Annette Murava. Ariko icyari gitangaje muri iyo nkuru, cyanashotse abantu, cyanatangaje abantu, nyine ibinyamakuru byose byayimenye, byavugaga ko iyo nkuru cyangwa se ubwo bukwe buteganyijwe butari kuvugwaho rumwe, cyane cyane ko Gafaranga yari asanzwe afite umugore banabyaranye abana 3. Icyo gihe ibinyamakuru byandikaga ko bitazi neza niba koko uwo mugore babyaranye bari barasezeranye imbere y'amategeko. Ariko igihari nuko iyo nkuru abantu batayivuzeho rumwe, binajyanye nuko bari bayigize ubwiru, yaba mu murenge yaba n'ibindi byose, nta na kimwe bashakaga ko kigera hanze, kigera mu matwi y'abantu. Bamwe bakanibaza ati se Bishop Gafaranga yakoze turone, harimo yiyereka ibinyamakuru, yiyereka amativi yose bamuhamagara, yatwitsa nishimye, agakeka ko se nashaka gukora ibintu bye ku gite cye biri private, ariko abanyamakuru bazamuha agahenge. Muri make yari arimo yigiza nkana kuko ntago bamuha agahenge. Ni inkuru rero dukesha DCTV n'umunyamakuru wayo DC Clement, aho yemeza ko aho avuga neza ibyo yabashije gutohoza bijyanye na Bishop Gafaranga. Ngira ngo abenshi ntibabimenya, ariko niwe muntu watangaje inkuru mu bambere, niwe muntu watangaje inkuru mu bambere ya invitation ya Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava. Icyo gihe aho yivugira ati, icyo gihe naraye mpamagarwa. Bishop Gafaranga yamuhamagaye inshuro zirenga hafi mu 8. Hanyuma hari n'undi rero ngo wari ufatanyije na Gafaranga mu gutegura ngo bukwe n'iki, nawe wamuhamagaye inshuro nyinshi cyane atabara. Ngira ngo Bishop yavuze ko yamuhamagaye hafi inshuro 18. Urumva hari n'injoro nyine. Naga rero ari ibyo tugiye kugarukaho, twari turimo tuvimuzi inkuru yacu iragira iti, Gafaranga yariye umunyakanada. Biravugwa ko yariye umunyakanada mubeshya, yari muri amafaranga mubeshya ko bazubakana, kumbi yifitiye gahunda yo kwishakira Annette Murava akamujyana Canada. Ibi ngibi niyo byumva nubyumva ku mutima, cyangwa se ngo ugire ngo ni ubwa mbere ibyo bintu byaba bibaye. Biravugwa cyane ko yaba abasore yaba abakobwa bifitemo kuba babeshya umunyamahanga, bakamubeshya ko bamukunda, bakamubeshya urukundo kugira ngo bibonere visa ijya hehe, ijya mu bihugu by'isezerano nk'uko babyita. Iyi nkuru rero ndakomeza mbibutsa ko tuyikesha DC Clement, niwe wabashije gutohoza, aho abasha gutohoza nyine akagera ku makuru ya mbere. Uti rero byagenze gute? Bijya gutangira, ngira ngo twabivuzeho ko Bishop Gafaranga asanzwe afite umugore
kandi uwo mugore rwose bafitanye n'abana. Inkuru iremeza yuko banasezeranye, kubera ko nyuma nubwo batandukanye, urumva Bishop cyangwa se Gafaranga, sinzi niba dukomeza kumwita Bishop ariko niko yise, ni Bishop Gafaranga, yaje kudakomeza kubana n'umugore we wa mbere, bafitanye abana 3. Igihe kirashira, ikindi kirataha, kugeza ubwo yatangiye, ngira ngo nimvuga ngo yatangiye gukundana n'umunyakanadakazi, harimo umudamu wabigizemo uruhare, cyangwa se mu middle woman, cyangwa hari umuntu wagiye hagati yahuje Bishop Gafaranga amuhuza n'uwo mukobwa w'umunyakanada. Biravugwa rero ko uwo munyakanada bamaze gukundana, urukundo nyine rwarakomeje, urukundo rw'umunyarwanda ukunda umunyakanada cyarakomeje, hanazamo nyine, urumva iyo abantu bakundana baterana inkunga, gatangira umwaka 800, bigeraho noneho umukozi w'Imana Gafaranga avuga ati hari projet nshyashya ibikora, hari projet ibikora ishobora kubyara amafaranga, wowe washyiramo nk'umuntu turi kwemeza ko dukundana kandi tuzabana, tukagira akantu tugira mu Rwanda niyo kakwinjiza make ariko yinjiye ntacyo byaba bitwaye. Umwana w'umunyakanada ati aho ndakumva rwose, mfite n'umugabo utekereza. Abamukubise cyamukubise miliyoni 31, ngira ngo ni mu madolari ibihumbi 31. Umukozi w'Imana batangije projet, ariko aho byabereye ikibazo gikomeye n'iki, nuko mu gutangiza cyangwa se mu gukundana n'uwo munyakanada, Bishop Gafaranga yifuzaga gukunda uwo cyangwa se kuba kumwe n'uwo munyakanada, ariko muri mind yifitiye umukobwa witwa Annette Murava, cyangwa se umuhanzikazi, kuko ngira ngo abamuzi n'umuhanzikazi w'indirimbo za gospel mwiza cyane rwose, uririmba neza cyane. Yifitiye map yo kwikundira Annette Murava, akaba yamugeza he? Mu gihugu cy'isezerano. Aha rero haragarukamo nanone wa mugore wa mbere, uti byaje kugenda bite? Umugore wa mbere n'ubundi kuko bari bamaze igihe batabana, Bishop Gafaranga yamusobanuriye map uko imeze, naho ati tumaze igihe tutabana, wampaye gatanya, n'ubundi ko tutabana byarangiye nkabasha kwikundira umunyakanada. Biravugwa ko rero umudamu nawe bamweretse uko ibintu bihagaze n'uwo munyakanada umena ifaranga, aravuga ati nta kibazo, ibyo byose ni faranga, nawe wasanga ryaramugeragaho. Noneho ubwo uwo mugore akaba azi yuko Bishop yatse gatanya kugira ngo yisangire uwo mugore cyangwa se akundane n'uwo munyakanada, ariko ku isiri ry'uko mu kugera Canada mu gihugu cy'isezerano azahita yizanira umugore babyaranye gatatu. Urumva ko umugore nawe yarabyemeye, ati nta kibazo. Kumbi mu mutima wa Rotipe yifitiye Annette Murava ku mutima. Muti rero byaje kugenda gute? Biravugwa ko Annette nawe iyi diro yarayize. Biravugwa ko Annette iyi diro yuko Bishop Gafaranga ari gukundana n'umunyakanada, ibyo yarabizi, ariko mu kubimenya akaba ati nta kibazo, uri ku mutima w'umugabo wanjye,
Umunyakanada nyine ni sponsor, ngira ngo bisa naho babinyujije muri business, biba nkaho nyine byitwa business, kandi nyamara agafaranga we yarabinyujije mu buryo bwo gutereta. Bimera nkaho ari nacyo wenda cyaje kugera kure, turi bubigereho, byaje no kugera mu nkiko uko DC Clement abyemeza neza nk'ubizi. Byageze mu nkiko, Bishop yisobanura avuga ko yari umufatanya, ubwo n'uwo Munyakanada yari umufatanyabikorwa muri business. Ahangaha mu byumve nuvuga ngo iyo bigiye muri case ya business buri irigenga, ubwo nyine ni business, kandi business irahomba. Nuvuga ngo kuba warafashije umuntu muri business runaka, mufitanye imikoranire muri iyo business, iyo hombye mwese nimwe muba mwahombye. Bivuze ngo ntago wabwira umuntu ngo yakuririye amafaranga ngo akubeshye urukundo, kandi ayo mafaranga biri kugaragara yuko wayamuhaga kugira ngo afashe business mwari mufitanye. Bivuze ngo business niba yarahombye, mwarahombye mwese, mwarafatanyije, nuvuga ngo igihombo ni icyanyu mwese. Aho rero niho bibera ikibazo. Bisa naho Gafaranga wacu hano yari yiteguye neza cyane uburyo yasohoka muri ibi bintu. Bikanavugwa yuko ikintu cyabaye imbarutso y'ibintu byo bigasubira noneho irudubi, ari uko ubu bukwe bwamenyekanye. Njya ngo twatangiye tubivuga ko ubukwe bwa Bishop Gafaranga na Annette Murava butavuzweho rumwe, ku mpamvu yuko bashakaga kubihisha ko biba mu ibanga rikomeye cyane, bakanashaka mbese nta muntu n'umwe bashakaga ko abimenya. Icyaje kuba rero ni iki, cyaje kuba nuko mu bantu bari gutegura ibyo byose nyine harimo n'abo bahimbye batari bo, haje gutumirwa abantu bazabigiramo uruhare. Invitation irayoba igwa kuri yanjajwa yacu nk'uko bamwita, ariwe DC Clement. Iyi invitation yaguye ku munyamakuru DC Clement, abara yakoze inkora iryo joro. Ayikora rero biravugwa ko nabikomojeho, yamaze kuyishyira hanze. Bishop Gafaranga aramuhamagara, yewe bivaho aravuga ati uyu muntu wenda wasanga atashaka kunyitaba, amuhereza na mugenzi we nk'umudamu bari bafatanyije. Aramuhamagara, ngira ngo hari bashakaga kumubwira ati kuraho urahatwitse niko akunde ati zimya. Rotipe Clement yari yiryamiye, umuntu umaze gukora akazi, nyine inkuru yayishyizeho muyirebe yiryamiye. Mu gitondo niho yabonye izo Miss Bikora, avuga ati karabaye, babahanuze bamamagaye inshuro zingana gutya, nta mahoro. Kumbi inkuru yari yamaze kugera hanze. Buriya iki kintu cya social media kiragatsindwa. Inkuru ishobora kugira hanze saa 5 z'ijoro z'i Kigali. Ako kanya umuntu utuye mu Busuwisi no muri Norvège cyangwa se no muri Canada cyangwa se ahantu hose waba utuye ku isi uri connecte kuri internet, ako kanya ugahita uyibona. Byaje rero kugwa mu matwi y'aba Munyakanada. Ibintu bihindura isura, atangira guhamagara ati munsobanurire ibi ni ibiki. Bakayavuga ati reka ibyo ni ibihuha by'aba abanyamakuru ba YouTube baba bashaka kogeza ibintu nyine, ngira ngo hari n'abajya babika ngo bapfuye kandi ari bazima. Byo biracitse, bakora ku buryo bamwumvisha ko ari ibihuha. Reka rero bya bihuha byo biti bihuha bizagwe none no mu matwi yande y'umugore wa mbere, avuga ati ibi ni ibikize.
wajyaga kwishakira umuntu uri mu Rwanda umbeshya ngo ni udiri y'umunyakanada, uvuga ngo agafaranga amazi yamubyaranye, bavuga ngo iki amazi yabyaye ibisusa. Ibintu byaramuhindukanye. Kubera iki? Kubera ko iyo nkuru, iyo invitation yarayobye igwa mu maboko atari meza y'umunyamakuru utajya ukina. Aho rero niho ibintu byatangiye guhindura isura. Bivuga ko nyuma y'uko ibintu bigiye hanze bakomeje bagerageza kumvisha umunyakanada ko rwose atari ibintu biri byo, ko ari ibihuha, ndetse banihisha itangazamakuru. Nyuma y'ubukwe bwabo ababikurikiranye barabizi ko Gafaranga nk'umuntu wari umaze kuba umusitari kuri social media, ndetse na Annette Murava ni umusitari, afite indirimbo za gospel. Nuvuga ngo nta kuntu abanyamakuru batari gukavaringa ubukwe bwabo ngo banasubire abasure mu rugo rushya rw'abageni. Ibyo bintu rero barabyirinze bikomeye kugira ngo bakomeze bumvishe umunyakanada ko bya bintu byari ibihuha, ariko biranga bibi by'ubusa, bishyirwa byose bigiye hanze. Umunyakanada ararakara, aravuga ati ntabwo bishoboka, ahita yidesida, ahita afata icyemezo cyo kurwana n'inkiko rwose. Ubu byarangije deja kugera mu rukiko, ari nabwo Gafaranga yavuze ati maze igihe ntagaragara, ngira ngo ababizi agaragaye ejo bundi vuba aha ngaha rwose nibwo amavideo arimo avuga ati uyu ni umugore wanjye nikundira Annette Murava. Kubera iki? Kubera ko yarangije guhebera urwaje, ibintu byarangije kugera mu nkiko. Nuvuga ngo napfa nzakira simbizi, ahitamo kunamba ku mugore we mwiza cyane w'umuhanzi Annette Murava. Iyi nkuru rero ngira ngo ni ibintu tukiri no kubakurikiranira. Urumva ntago turabona verisiyo za bose, yaba verisiyo za Gafaranga, yaba verisiyo y'uwo munyakanada, yaba na verisiyo y'ababigizemo uruhare bose byose. Icyo nababwira ni uko iyi nkuru ari ngari cyane, tuzabiva imuzingo byose tuzabishyira hanze. Reka rero tube ducumbikiye ahangaha. Ndumva twaba ducyuye ibindi tukabitega amaso mu minsi iza, ndakeka birajya hanze byose. Ndabibutsa rero gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye dusangira ibintu byose bishyashya biri kuvugwa mu matwi y'abantu, biri kuvugwa hanze ahangaha. Karibu kuri Iwapati TV, ni TV yanyu, ni byose ni ibyanyu, nimwe dukorera, nimwe tuba dushaka kwitaho umunsi ku munsi. Mwakoze rero kuntega amatwi, mugire ijoro ryiza.